Ubuzima bw'isi hari ibintu byinshi bwanyigishije. Nabonye abantu b'ibikwerere bagenda rwose nyuma y'igihe gitoya ukaba wabayoberwa. Nabonye n'abandi wabaga wasuzugura mu gihe gitoya ukabona ni abanyacyubahiro. Ubuzima bw'isi burahinduka. Ubuzima bw'isi uko bugenda bucya bugenda buhindukana ibintu. Noneho isi yo nyine ukuntu iba imeze n'ukuntu ikoze igenda irushaho kudushuka ku buryo iba ishaka kudushyira mu bwihebe bitewe n'igihe urimo. Noneho waba uri mu bihe byiza igashaka gutuma wishyira hejuru kugira ngo ikwibagize yuko isi iza ihinduka. Kubera rero iyi si hari ibintu byinshi yanyigishije byatumye hari ibindi menya ku bijyanye n'ubuzima. Namenye yuko umwana mutoya ejo aba umugabo. Menya ko umusaza mukuru aba yarabaye umugabo, kandi menya ko ingimbi n'umusore ibyo byose umwana aba yarabunyuzemo ndetse n'ubusaza butegereje. Hari ibyo byanyigishije rero n'isomo nakuye muri ibyo bintu. Isomo nakuyemo ni uko iyo wimye umwana cyangwa ugahemukira umwana, uhemukira umuntu ushobora kuzakurengera ejo hazaza wowe ugeze mu zabukuru. Kandi iyo wimye umusaza ukuruta nabwo uba uhemukiye umuntu wabyihaye ibyo byose ushobora no kuba yakugira inama. Ubuzima nabayemo rero hari byansigiye izo nyigisho ndetse nkunda no kugenda ndabikurikiza. Niyo mpamvu rero buriya buri muntu wese uko byagenda kose agira umumaro mu gihe cye